muri hejuru gato y'imitekerereze nsubize ndere, reka nsubize uyu muntu wabaje ku kintu nacyo cyumvikana. Yarabajije ngo kuki bavuga ko spells ariyo igena synchronicity. Abantu bumva inzu y'ibitabo bamaze gusobanuka mu bintu byitwa hejuru gato y'imitekerereze. Tekereza nk'iki kibazo umuntu aba abajije, ubyumvise bwa mbere wavuga se ibyo ni ibiki noneho babajije ra, ibyo bintu ngo bya spells, ibyo bintu bya synchronicity ni ibiki? Ariko kubera ko muri abasomyi, kubera ko mumaze igihe mukurikirana, biroroshye ko umuntu ashobora rwose guturuka iriya akabaza ikibazo nk'iki ngiki, kubera ko akibajije ahantu hanyaho kandi koko bari muhe igisubizo. Ngo uzatubwire impamvu bavuga ko spells arizo zigena synchronicity. Wabanza ukamenya ngo spell ni iki. Iyo uvuze nk'ijambo ku ishuri kuri abana baba bari kwiga, mwarimu agashaka ko iryo jambo urivuga inyuguti ku nyuguti, akubwira gute? Arakubwira ngo spelling. Spell muri izi mvugo zo hejuru gato y'imitekerereze, ushatse wabyita kwatura cyangwa se ukabyita umutongero. Synchronicities yo ni iki rero? Synchronicities ni uruhurirane rw'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Kubera iki rero ibintu wiyaturiraho ari byo bigena ibyo ukurura mu buzima bwa buri munsi. Muri make ni nk'icyo washatse kuvuga. Spell ni umutongero. Ibyo witongeraho nibyo bigena uruhurirane rw'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ibi rero ni ibintu byumvikana rwose. Twabonye uburyo amagambo tuvuga afite imbaraga nyinshi cyane udashobora gutekereza. Uretse n'amagambo burya wari uzi ko n'ijwi ryawe n'ururimi uvuga ubwabyo biba byihishemo ubwira bukomeye. Ntukabone ibihugu bitsimbarara ku ndimi gakondo. Burya ururimi gakondo ruba rufite amabanga muri hejuru gato y'imitekerereze. Ntabwo babikora batabizi, hoya haba hari ikintu kibiri inyuma. Ugasanga n'ibihugu bikomeye birifuza ko indimi zabo zavugwa n'abantu benshi ku isi. Kubera iki? Uwashakaga kukoloniza wese ahita azana ururimi rwe kugira ngo rube ururimi rwigwa runavugwa cyane n'abantu akoloniza. Hari imbaraga zihishe mu rurimi burya. Ururimi rufite imbaraga mu buzima bw'iby'umwuka. Niyo ugiye rero mu mico gakondo ya kera, hari impamvu mu guhesha abantu umugisha hakoreshwa kwatura, mu kuvuma b'abantu bavumana nabo bakoresha amagambo. Hari impamvu mu madini bakoresha kwatura, no mu migenzo gakondo bagakoresha kwatura, cyangwa se bo wenda bakabyita imitongero. Hari n'impamvu burya mu gusenga dukoresha amagambo. Ubundi mbivuze mu buryo bwahuranyije, ikintu abapfumu bita gutongera nicyo mu rusengero twita isengesho. Noneho muri spiritualism nicyo bita manifestation. Noneho babandi bahakana Imana bakabyita placebo effect. Abo muri siyanse bakabyita quantum physics. Ibi byose mvuze bitandukana mu mazina, ariko ikintu baba bashaka gusobanura ni kimwe. Imbaraga zabyo ni zimwe. Ni nk'uko bamwe Imana bayita Imana, abandi bakayita Allah, abandi bakayita Die, abandi bakayita God, abandi bakayita Mungu. Ni amazina atandukanye, ariko iyo tuba dushaka kuvuga n'isumba byose. Muri make mu kwihuza n'imbaraga z'ijuru, kubera iki hakenerwa ijambo. Noneho iryo jambo rikagena ibintu bikubaho mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu ibikunaniye barakubwira bati senga. Gusenga ni ukubwira ngo atura. Niyo mpamvu mu kuvuga ijambo barakubwira bati spell. Spell rero ushaka kubivuga mu Kinyarwanda rwose ntabwo wajya kure y'icyo bita umutongero, gutongera ibintu runaka. Mu Cyongereza rero ni kwa kundi utandukanya buri nyuguti igize ijambo ushaka gusobanura uko ryandikwa, nibyo bita spelling. Ariko bino wabajije muri hejuru gato y'imitekerereze, iyo uvuze spell ni nko gutongera, ni nko kwatura. Igihe cyose rero usohoye ijambo, menya ko ikintu ukoze uratuye. Ijambo iryo ryose rivuye mu kanwa kawe uratuye, urasenze, uratongereye, niba ariko nabivuga. Ni niyo mpamvu bavuga ko atari byiza kuvuga amagambo mabi waba uyibwira cyangwa uyabwira bagenzi bawe.
ijambo ryose uvuze uba uribibye muri subconscious yawe. Nubwo waba uri gutuka umuntu runaka, ushobora kwibwira ko umuntu uri gutuka ari we biri kugeraho, ariko nawe ubwawe muri subconscious yawe hari programamo ibyo bintu uri kumutuka. Amagambo yose ukurikiza intention yawe ubu yabibye muri subconscious yawe. Bigenda gute rero kugira ngo ayo magambo akugireho ingaruka bihinduke synchronicity? Nuko subconscious yawe izakugarurira ibitekerezo, izakugarurira amarangamutima afitanye isano n'aya magambo uhora uvuga. Wumva ukuntu bino bintu birenze. Ujya wicara ukumva utekereje ibintu bibi by'ubuyobe, ukibaza si ibi bintu ntekereje biturutse he? Biturutse muri bya bintu uhora uvuga, uhora uganira n'abantu, byaragiye byiprograma muri subconscious yawe, noneho intekerezo zawe zikaza zikaragira cyane mu bintu bifitanye isano na bya bintu uhora uvuga, uhora wiyaturiraho. Uri kumva ukuntu bigenda? Buri jambo ryose uvuze menya ko uba uryitongereyeho, rizakugarukira binyuze mu bitekerezo, mu byemezo uzafata. Hari ibyemezo umuntu afata akajya yivuga ati ariko ibi byemezo ko ari ibyemezo by'ubuyobe, ninde wandoze? Buri gihe ko mfata ibyemezo by'amacuri ndahubuka, ndahubagurika, ukajya uhora uvuga uti ninde wandoze koko barandoga, ariko nyamara sinjya mbimenya ariko barandoga. Kubera ko buri gihe birangira nicuza. Nyamara amagambo uvuga, ibintu uvuga biragenda bikiprograma muri subconscious yawe, ikazabikugarurira muko wiyumva. Uko wiyumva bikagena ibitekerezo ukurura, kandi ibitekerezo nibyo bigena ibyemezo ufata, ibyemezo bikagena n'ibikorwa ukora. Wumva ukuntu amagambo koko ari umutongero. Twabonye uburyo subconscious mind yacu ntabwo imenya gutandukanya ibya nyabyo n'ibitari ibya nyabyo. Ntabwo imenya ngo n'urwenya, ngo nikiniraga. Ikintu cyose uvuze irakibika. Ntabwo imenya ngo wabibwiraga runaka, ntabwo ari wabyibwiraga, hoya irabibika. Kandi ibintu byose usarura mu isi bifatika bigengwa n'ibyiprograma muri subconscious yawe. Ntugakinishe imbaraga z'ururimi rwawe kubera ko zirakomeye. Subconscious yawe ni nk'ubusitani, ibyo ubibamo n'ibyo usarura. Kandi isuka burya ubibishamo n'ururimi, kubera ko subconscious yumva ibintu byose bisohoka ari amajwi. Barabibonye ko ari akantu kaba munsi y'intekerezo za muntu gatuma dufata ibyemezo runaka, kandi ako kantu kumva ibintu by'amajwi niba ariko nabyita. Imbuto rero tukabibamo ni amagambo dusohora. Nuhora ubibamo ibibi gusa, ntuzatungurwe n'ibyemezo uzafata mu buzima bwawe. Ntuzatungurwe n'abantu muhura bazajya bahora ari babi, abantu bamuhura bajye bahora baguhemukira, ibikorwa ukora bijye bihora bireba amacuri. Byose bizajya byikaragira mu buzima bubi, kubera ko n'amagambo uhora uvuga ntabwo ari amagambo meza. Amagambo yawe rero ashobora kuba umwaka cyangwa se akaba amahirwe bitewe n'ayo ariye. Niyo mpamvu hari abantu bizerera muri bino bintu bya spelling bakavuga bati nta muvumo mubi uruta uw'ijambo. Iteka ryose amagambo aba avuzwe ashobora rwose kuba afite ubuzima. Ayo magambo aba aherekejwe n'amarangamutima, aba aherekejwe n'ikintu agambiriye. Ibyo bintu rero uko ubivuga nawe bikugiraho ingaruka. Bikugiraho ingaruka bikajya muri subconscious yawe. Kandi none ikibi cya subconscious ntabwo ishyiramo inyurabwenge. Reka da, nta logic ibamo muri subconscious. Ikintu uvuze icyakira uko nguko. Iyo uvuze ijambo ribi biba bisobanuye ko vibrations zawe ari mbi muri ako kanya. Subconscious yawe ibifata gutyo, ntabwo ivuga ngo urajijisha ngo ntujijisha, hoya. Bihita bigenda rero bikibiba muri subconscious yawe. Bizakugarukira gute? Ushobora kwibwira ngo birarangiye, ngo ntutse umuntu ngo birarangiye, ngo ntabwo bizangarukira. Ngo ndarakaye mvuga nabi, ngo ntabwo bizangarukira. Ngo ngize umujinya mvuga nabi, ngo ntabwo bizangarukira. Biragaruka. Bigaruka gute rero? Bigaruka mu bitekerezo utekereza. Bigaruka mu marangamutima uri bwiyumvemo. Hari umunsi ubyuka ukavuga se ko mfite umunabi waturutse hehe? Subconscious yawe iragusubije. Ugasanga nta kintu na kimwe cyabaye, nta muntu wakurakaje, nta kintu wabuze, ibintu byose birahari, ariko ukumva ufite umunabi. Uyu munabi uri guturuka, ukumva ufite stress ziri guturuka. Biri guturuka muri bya bindi wagiye ubiba ukoresheje amagambo. Ni uko akenshi bikora. Noneho ugatangira no kurebera ibintu mu ruhande rubi bitewe na program iri muri subconscious yawe. Umuntu yakubwira ikintu ugatangira kucyumvira mu ruhande rubi gusa,
kandi ibi ngibi biba waba ubizi cyangwa utabizi. N'ibyemezo ufata rero bikangizwa n'ibyo byose biri muri porogaramu yawe, ukajya uhora ufata ibyemezo bibi gusa, abandi bakabona amahirwe wowe ukabona imyaku gusa, ukajya wibaza uti njyewe nzira iki, Imana yampoye iki? Bituruka ku mitongero y'amagambo uhora uvuga. Nta muntu ukora amaji udakoresha ijambo. Uzareba abantu bose bakora ubufindo, bakora ibi bintu by'amamaji, bose bakoresha amagambo. Ijambo rero niryo rishyira akadomo kuri maji iyo ari yo yose. Nawe rero uri umumajisiye niba ariko navuga. Iyo wivuze ibintu bibi rero by'urucantege uba uri kwiroga, uba uri kwikoreraho ubufindo buri. Uko ubikomeza nibwo uzatangira kujya wumva ibitekerezo bikujemo ari bibi, bikujemo ari ubuyobe, ugatangira kumva stress utazi ahantu ituruka, ubwoba, agahinda gakabije n'ibindi, kutigirira icyizere, kwiyanga, kwisuzugura, kumva ko ntacyo ushoboye. Icyo gihe rero uzamenye yuko amagambo yawe abigiramo uruhare. N'ikimenyimenyi nona uramutse uhize umuhigo ukavuga uti sinzongera kuvuga amagambo mabi, nta n'umuntu uzongera gutuka, nta muntu uzongera kubwirana umujinya cyangwa uburakari, nzangira uburakari, nzangira umujinya, nzanceceka, wahita ubibona mu gihe gitoya. Mood wari usanganywe, kwa kundi hari abantu bagira mood zihora zihindagurika, uyu munsi arashyushye ejo arakonje. Uyu nguko hari abantu, zimwe mu ngaruka z'abantu banywa ibiyobyabwenge nuko udashobora kumenya ngo ndamufata gute, kuko ni umuntu uramuka. Niba yaramutse neza ubwo murabana neza, araba ari Imana y'u Rwanda. Niba yaramutse nabi ushobora kugira ngo ni shitani wamuzukiyemo, yashaka kukubera mubi kuri rwa rwego rwo hejuru, akajya ahora ahindagurika atari umuntu uhozaho ku kintu runaka. Ntushobora kumenya nyine ngo ndamutwara gute, ko buri gihe aragutungura. Hari igihe rero biba bifitanye isano n'amagambo. Ntabwo rero ushaka kugira vibration nziza uhora uvuga amagambo mabi. Niba ushaka no kumenya umuntu ujya ureba amagambo avuga, uzamenya niba uwo muntu afite vibration nziza cyangwa vibration zimwe. Amagambo meza arakuzamura muri vibrations, amagambo mabi arakumanura muri za frequencies z'amarangamutima. Murazibuka, umuntu uhora uvuga amagambo mabi y'urucantege niwe uhorana bya bimenyetso by'umuntu uri muri frequencies zo hasi. Ibimenyetso bigaragaza umuntu uri muri frequencies zo hasi harimo kwicuza, ipfunwe, guhorana ubwoba, kwiyanga, agahinda, umujinya, gucika intege, gusuhererwa, imibabaro n'ibindi byose bijyana nabyo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uri muri frequencies zo hasi. Umuntu uhora uvuga amagambo meza nawe ahorana bya bimenyetso biranga umuntu ufite frequencies zo hejuru. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ishyaka, akanyabugabo, amahoro, urukundo, ubwenge n'ibindi byose bijyana nabyo. Ikindi kintu cy'ubwiru abantu benshi batazi nuko n'amagambo waturira ku ngingo zawe z'umubiri agenda uko zigira ubuzima buzira umuze. Wari uzi ko n'ubuzima buzira umuze buterwa n'amagambo tuvuga we? Iyo uhora utaka uvuga uburyo urwaye, burya uba uri kongerera ubukana urugingo rurwaye. Iyo uri kuvuga kuri koroherwa uba uri kongerera ukoroherwa urugingo rurwaye. Niyo mpamvu iyo uhora ubivuga rwa rugingo narwo rujya mu mujyi ukuntu uhora ubivuga. Ni porogaramu. Ukuntu amagambo arenze, twese tuzi ko amazi ari ubuzima. Reka mbaye nk'urugero, ni urugero ariko rutangaje, ushobora kwemeranya narwo cyangwa ntiwemeranye narwo, ariko hari abashakashatsi bemeza ko bino bintu bishoboka. Amazi, si twemera ko amazi ari ubuzima, ariko ndakubwiza ukuri ngo uramutse watuye amagambo buri uko ugiye kunywa amazi, ukajya amazi uyatongera ukavuga uti amazi atera kanseri, amazi atera kanseri, ukabona kuyanywa, nyuma y'igihe wazajya kwa muganga bakagusangamo kanseri. Ubu ukuntu ijambo rirenze. Amazi ni ubuzima, ubundi arinda kanseri ahubwo. None utekereza iyo ugiye uyatongera ukajya ubabwira uti amazi atera kanseri ugahita uyanywa, atera kanseri ugahita uyanywa, nyuma y'igihe wazajya kwa muganga ntibakuburamo kanseri. N'ibiryo uriye ubivugiraho amagambo mabi, ibyo biryo bikugwa nabi. Niyo mpamvu habaho n'umuco wo gusenga mbere yo kurya. Hakabaho na za kirazira zo ku meza. Buriya ziriya kirazira zo ku meza ntabwo ziriho gutyo gusa. Si byiza gutonganira ku meza, si byiza kwiyumva nabi muri kurya, si byiza kuvuga amagambo mabi muri kurya. Ibi byose biba byiganjemo uwo mutongero, kubera ko uwo mutongero ujya mu biryo. Ujya mu biryo, ibiryo bikakugwa nabi. Uretse n'amagambo, tekereza ko no gutekera abantu urakaye, ibyo biryo bishobora kubagwa nabi.
rimwe uzabe ufite umujinya utekere nk'umufasha wawe, ubundi kubwira wenda nk'abagore cyangwa se abantu babana, uzamutekere ufite umujinya, unamutekere ususurutse, urebe ukore nk'ubushakashatsi, ujye ubyandika, noneho umubaze uti se ibiryo byakuguye gute, ari nka mu gitondo yarayabiriye, hari umunsi azajya abwira ati yewe byanguye nabi, numva ntameze neza. Niba ari umuntu utajijisha cyangwa se udashobora kukubeshya, arabikubwira. Iyo abikubwiye uhita umenya uti wa mujinya wakoze. Niba hari uburozi bubi bubaho, ni uburozi bw'amarangamutima ushyira mu bintu runaka, noneho washyiraho ijambo, ahoho uburoze bya bindi by'indengakamere. No gutekera abantu urakaye, ibyo biryo bishobora kutabagwa neza. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umugore wawe niba yarakaye ntukemere ko agutekera, kuko ibyo biryo nubirya bizakugwa nabi. Reka buri gihe agutekera ari uko ameze neza, ari uko yishimye. Ayo marangamutima afite, ayo marangamutima ajyamo imbaraga. Noneho abagore bagira ingeso, uzareba abagore benshi ni ibintu ariko byikora. Umugore ashobora kugutonganyiriza ku meza muri kurya, ubundi atangiye kwa kundi utangiye kurya agahita atangira kuzana ingingo ziguca peti, niba ariko navuga. Ubundi abahanga bahita bakubwira bati ushatse wahita uhaguruka ukigendera ukabyihorera, kubera ko ibyo biryo bishobora guhinduka uburozi mu mubiri wawe. Hari abantu babyizera gutyo, ushobora kutemeranya nabo, ariko abantu bizerera mu mbaraga z'ijambo bavuga ko ibyo bintu bikora, kuko ayo marangamutima ashobora guhindura ibiryo uburozi. Amagambo rero niba afite imbaraga zingana gutya, biroroshye ko anagena icyo wabajije cyitwa synchronicity, kubera ko amagambo uvuga niyo agena uruhurirane rw'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abantu uhura nabo baba bahuye neza neza n'imbaraga utigitiraho. Niba uhora wiyaturiraho ibintu bibi rero, uzajya uhora uhura n'abantu babi, kubera ko abo bantu nibo bahuye n'imbaraga zikurimo. Niba uhora wiyaturiraho ibintu byiza, ntuzatungurwe no guhura n'abantu beza, abantu b'umumaro, bahuye n'imbaraga uhora wiyaturiraho, bahuye na porogaramu ikurimo. Ibi byanakora no kuri biriya bita amahirwe n'imyako. Icyo wita amahirwe n'imyako nabyo bibuko. Uko uhora wiyaturiraho ibintu bibi, uzagira uruhurirane rw'ibintu biguhuriraho bibi, biriya bifatwa nk'imyako. Niba uhora wiyaturiraho ibintu byiza, nabwo uhure n'uruhurirane rw'ibintu umuntu yavuga ko ari amahirwe. Naho rero spells zihurira na synchronicities. Synchronicities ubusanzwe ni ibyo twita uruhurirane mu Kinyarwanda, ariko rukaba uruhurirane rufite ikintu rusobanura. Synchronicity bikomoka ku ijambo ry'Ikidage synchronizitati, bikaba byaraduwe n'umuhanga mu by'imitekerereze yitwa Carl Jung, aho yabivuze ashaka kugaragaza ikintu cyasobanura ibintu bihuriranye mu gihe runaka kandi bifite icyo bisobanuye mu buzima bwawe. Urumva buri muntu wese aba arimo imbaraga nziza cyangwa imbaraga mbi cyangwa se mberabyombi. Izo mbaraga zitizwa umurindi n'ibintu bitandukanye birimo n'ibyo wiyaturira. Izo mbaraga zigutigitiramo. Abantu bo hanze bazibwirwa n'iki rero? Bazibwirwa n'uruhurirane rw'ibintu bigenda bikubaho umunsi ku munsi. Umuntu ufite imbaraga nziza nyinshi muri we kandi ahozaho, ahorana abantu bazima mu buzima bwe, ibintu bizima mu buzima bwe. Ku munzani w'ubuzima bwe ibyiza biba ari byinshi, amahirwe akaba menshi. Umuntu wifitemo urubaraga imbere muri we ariko rwambera byombi, ni ukuvuga nta konje ntashyushye, mu kanya aba afite imbaraga nziza, mu kandi kanya akaba afite imbaraga mbi. Niba abantu bahorana ubuzima buri hasi hejuru, uyu munsi yishimye ejo yababaye, uyu munsi yahiriwe ejo yakubiswe, uyu munsi yahuye n'abantu b'umumaro ejo yahuye n'abatubuzi, uyu munsi yagize amahirwe ejo yahuye n'imyaka. Niba abantu badakonje batanashyushye, abo bahorana mu kaga. Noneho hakaba undi uba wifitemo urubaraga rwo hasi. Uyu we ni wa muntu wahebeye urwaje, ibyo byose ni inyatsi, nta bantu bazima ahura nabo, yari yakiriye ibintu bye bihoramo imyako. Nuvuga imbaraga zigutigitiramo nizo zibigena rero. Uzibwirwa n'urwo ruhurirane rero. Urwo ruhurirane ni rwo bita synchronicity. Impamvu uvuga ko spell cyangwa se umutongero ugena synchronicities, nuko amagambo wivugaho ari cyo gipimo cya za mbaraga zigutigitiramo. Ubundi kera synchronicity bayivugaga bashaka gusobanura uruhurirane rw'ibintu mu kumenya ko umuntu ari mu njyana imwe n'ubuzima bwa kamere. Synchronicity ni nk'ikoranabuhanga kamere mwene muntu yigiramo. Kuva kera rero abakurambere bacu basomaga ibihe bifashishije ibimenyetso,
urugero kubona inyamaswa runaka ije iwawe agahita amenya ikintu isobanura, iyo ni synchronicity ibaye, akamenya ikiri muri we imbere gituma iyo nyamaswa imugenderera. Kubona umuyaga wiremye mu buryo runaka agahita amenya icyo usobanuye, akamenya n'icyo gukora. Ibi twita amahirwe atugwirira ntabwo ari amahirwe, bizeraga ko ari isanzure riba rivuganye nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'imbaraga zikurimo. Tubishyize rero mu iyobokamana synchronicity wavuga ko ari nk'umuburo cyangwa se gihamya cy'icyo Imana igushakaho mu bihe uri kunyuramo, cyangwa se gihamya cyerekana imbaraga zikurimo, cyangwa se umuburo werekana ko ukwiye kwitonda cyangwa se ukwiye gukanguka kubera ko utangiye gusinzira. Buri muntu burya hari ubutumwa budasanzwe buza mu nzira z'ubuzima bwe. Ubwo butumwa iteka buba busobanura imbaraga zikurimo, ahubwo kubera ko abantu rimwe na rimwe baba basinziriye ntabwo ubutumwa babasha kububona, ariko buhora buza. Umuntu ukangutse rero arabubona. Ubwo butumwa buba bwihishe mu bintu bikugaragiye mu buzima bwa buri munsi. Bushobora kuba ari ubwo kukuburira, cyangwa se bukaba gihamya cy'ibintu runaka, cyangwa se bukaba ari imberabyombi. Niba rero wifitemo imbaraga nziza uzabibwirwa n'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. No ku mbaraga mbi bikabuko. Niba mu buzima abantu uhora ukurura ari abantu babi, ujye wicara wisesengura uvuga uti imbaraga zindimo ntabwo ari imbaraga zinkuza. Kubera icyo abantu uhura na hari umuntu mu buzima bwe, reka tuvuge nko mu rukundo, hari umuntu uhora uteretwa n'abantu bateye kimwe, ugasanga kuva akiri muto abantu bose bamuteretaga ni abasinzi. Abantu akurura ni abantu bari kuri fréquence z'ubusinzi gusa. Kuva akiri muto kugera ashaje, abantu bose yateretswe na ba basore bamutereta bose ni abantu, kandi wenda we ntananywa inzoga. Ubu ukuntu bitangaje, nuba fréquence zimurimo ziba zikurura abo bantu. Cyangwa asanga umuntu ahora ateretswa n'abantu b'abarokore gusa, ADPR cyangwa se EPR. Nuko fréquence zimurimo zihora zikurura abo bantu b'abarokore. Cyangwa se ugasanga fréquence zimurimo zihora zikurura abantu b'abakire gusa. Abantu bose bamutereta ni abantu bifite, bifashije, bateye imbere. Nuba afite fréquence z'ubutunzi nizo zituma akurura abo bantu. Fréquence rero amagambo azigiramo uruhare cyane. Amagambo ararenze. Iyo wifitemo imbaraga nziza uzabibwirwa n'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. N'imbaraga mbi nuko rero amagambo impamvu afite uruhare runini cyane, nuko amagambo ni umutongero, ni igipimo cya za mbaraga. Imbaraga ziturimo zishobora guhindurwa n'amagambo twivugaho. Nubwo waba wifitemo imbaraga mbi ariko ukajya wiyaturiraho imbaraga nziza, za mbaraga mbi zirahunga hakaza imbaraga nziza. Niyo mpamvu kwatura ari ibintu bikomeye cyane. Niba mu rusengero abapasiteri bahora batubwira ngo atura, ngo bivuge, ngo byiyaturireho. Impamvu nuko bazi ko ijambo rirarema. Ntabwo amasengesho ari yahindura ibintu, ahubwo amasengesho ahindura imbaraga ziturimo. Noneho izi mbaraga zigatuma uruhurirane rw'ibintu bitubaho ruba rujyanye nazo. Niba numara nk'igihe wiyaturiraho ibintu byiza cyangwa se usenga cyane, uzajya kubona ubona ibintu bidasanzwe. Urugero, kwa kundi abantu babona imibare idasanzwe isa, wareba ku isaha ukabona ni 11 gatatu 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 gatatu. Wareba kuri plaque z'imodoka ugasanga ni 9. Ugahura n'umuntu utazi bitunguranye ugasanga niwe ufite ibisubizo by'ibibazo umaze iminsi ufite. Menya ko ari synchronicity. Imbaraga zigutigitiramo zatangiye guhura na bya bintu umaze iminsi wiyaturira. Ugahura n'umuntu mu modoka ugasanga afite amakuru ku kazi umaze iminsi ushakisha. Ntabwo biba gutyo gusa, ahubwo bijyana n'imbaraga zikurimo zituruka kuri bya bindi umaze iminsi wiyaturira. Gufungura igitabo ugahita ugwa ku murongo neza neza uhuye n'ibihe urimo, iyo ni synchronicity. Gufungura radio ugahita ugwa ku cyigisho nk'iki ngiki kijyanye neza n'ukuntu umerewe muri icyo gihe, ni synchronicity. Ibi byose tubifata nk'ibintu bisanzwe, ukabifata nk'ibintu ngo by'amahirwe, ngo ni impanuka, ngo reka ngo ni ibintu biri aho. Ariko ku rundi ruhande mu bwiru bwabyo muri hejuru gato y'imitekerereze ntabwo ari impanuka, ni uruhurirane rusobanura imbaraga zikurimo. Ibyo rero nibyo bita synchronicities. Synchronicities ni ikimenyetso cy'uko roho yawe yishimiye imbaraga zikurimo. Iyo roho yawe ibona uri mu mwanya wagakwiriye kuba urimo, iteka ryose iguha ibimenyetso. Ubuzima bwawe bwuzuramo uruhurirane rw'ibintu byiza. Iyo roho yawe ibona uri mu mwanya utagakwiriye kuba urimo, ubuzima bwawe bwose bwuzuramo uruhurirane rw'ibintu bibi bishobora kugukangura bigatuma witekerezaho, kubera ko roho yawe iteka ibishaka kubaho ubuzima bwiza.
iteka ryose uri muri fréquence yawe, iyo uri muri vibrations ya nyayo, ibimenyetso urabibona. Ibyo bimenyetso rero nibyo bita uruhurirane, bikugeraho bihuye neza n'imbaraga zikurimo. Izo mbaraga rero zishimangirwa n'amagambo ukunda kwivugaho. Niyo mpamvu rero bavuga ngo spells nizo zibyara synchronicity. Carl Young yabivuze neza. Uyu ni umuhanga mu by'imitekerereze, muzajya musoma inyandiko za Carl Young cyane. Niwe waduye iryo jambo synchronicity. Yashaka kuvuga amayobera y'uruhurirane rw'ibintu bibaho birenze intekerezo za muntu, ariko urwo ruhurirane rukaba rusobanura imbaraga ziri muri uwo muntu. Muri make ikintu wasigara nuko synchronicities zifitanye isano na bya bindi bita metaphysics, bijyanirana n'itegeko rya vibration. Buri kimwe cyose mu isanzure kigengwa n'imbaraga zigaragara bikoresheje fréquence runaka. Bivuze ko icyo utekereza, ibyo wiyumvamo, ibyo wizera bikorera kuri fréquence runaka ihuye n'imbaraga utigitiraho. N'ibyo rero uzabasha gukurura, ubikurura kubera uwo murongo uriho. Uri kuwuhe murongo rero? Nk'uko radiyo kugira ngo abantu bayikurikire bisaba ko bashyira ku murongo ivugiraho. Abantu mwese muri kunyumva nuko mwashyize ku murongo radiyo disi ivugiraho. Nawe rero menya ko mu buzima bwa buri munsi uzakurura ibintu biri ku murongo uvugiraho. Ni muri kumva saka kantu ko kuvuga, uzakurura ibintu biri ku murongo w'ibintu wiyaturiraho. Niba rero wiyaturiraho ibintu byiza, uzakurura ibyiza. Niba wiyaturiraho ibintu bibi, uzagira uruhurirane rw'ibintu bibi. Wakira ibintu biri muri fréquence uri kuvugiraho, cyane cyane iyo uhora ubikora mu buryo bwisubiramo. Niyo mpamvu hari abantu nzi, arabyuka mu gitondo akireba mu ndorerwamo akiyaturiraho amagambo meza, akavuga ati ndi mwiza, ndi umukire, ndi umunyamugisha, ndi umunyamahoro, aho mwandagiye hose huzura urukundo. Akabyuka akabyiyaturiraho gutya, agakaraba akigira mu kazi. Ejo mukabona arimo araremaremya bigakunda, mukavuga muti ariko uyu muntu ubu ntafite izindi mbaraga akoresha, arazifite koko. Synchronicity.